kuri social media zitandukanye, yaba ari WhatsApp cyangwa Facebook, niko intego y'uyu munsi ivuga. Wahamagariwe biri personal, ntago biri mu bwinshi, n'umuntu ku giti cye wahamagariwe gukorera cyangwa gukorana n'Imana. Amen. Wahamagariwe. Ijambo ry'Imana avuga ngo umwigisha agabane n'abigishwa ibyiza byose. Ndebera umuntu mwicaranye umubwire ngo ngiye kukwibutsa uri umuntu. Amen. Ni umuntu. Murakoze. Yesu ashimwe. Uri umuntu. Nimba hariho n'imbaraga zagufataga zikagupfobya, ntago zakuraho kuri umuntu. Uri umuntu. Ijambo ry'Imana mu Befeso aravuga ngo kuko turabo yagize gute, yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera kugira ngo tugire gute, tuyigenderemo. Amen. Iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. None se kuki uriho? Impamvu yo kubaho kwawe ni iyihe? Impamvu yo kubaho kwawe, impamvu yo kuba witwa umuntu ni iyihe? Ese ujye uyitekerezaho? Uwubatse iyi nyubako ko yagize ibikuta bine, agashyiramo amadirishya, agashyiramo inzugi, ko atigeze acyubaka cyose narangiza ngo amadirishya yihorere n'inzugi azihorere? Kuvuga ngo impamvu yo gutekereza iki kintu kimeze gutya cyitwa inzu nuko yagira ngo abantu bajye binjira, kandi nibinjira babona umwuka, kandi imvura nigwa ntibagire bate, ntibanyagirwe. Ubu iyi nzu ubwayo iri gukora ibyo yagize gute, yubakiwe cyangwa yaremewe. Imana ishimwe. Uwakoze iyo myenda wambaye, iyo ngiyo wambaye, yarayikoze, hanashyiraho udupesi, hanashyiraho akangaka, aramanura. Impamvu yabikoze ni ukugira ngo iyo myenda icyambere kwambike we kwambara ubusa, icya kabiri ikumare imbeho. Iyo myenda iri gukora icyo yagize gute, yaremewe cyangwa yakorewe. Uwakoze iyo ntebe wicayeho yayikoze muri ubwo buryo, ayiha amaguru ane, ayishyiraho akantu gafukuye gutya, ashyiraho n'akandi kazamuye kugira ngo nuyicaraho utazahirima, kandi nuyicaraho wegame. Ubwo bishatse kuvuga ngo iyo ntebe iri gukora ibyageze gute. Ibintu hafi ya byose ku isi, Imana ishimwe, ibintu hafi ya byose ku isi byubaha impamvu y'umuremyi, yaba ari ibyaremwe n'Imana cyangwa se ibyaremwe n'amaboko y'abantu, byubaha impamvu y'umuremyi uretse umuntu wenyine.
uretse umuntu wenyine. Umuntu ni we, kubera ko Imana yamuhaye ubwenge bwose, yashatse gusa naho ahindura ngo icyo Imana yamuremeye ye kugikora. Ariko umuririmbyi yaririmbye neza, vuga ngo nzaguma nkori cyo wandemeye, kuguhimbaza ndetse aho wankuye hazantera kuguma nkori. Dusubiremo inshuro imwe. Nzaguma nkori cyo wandemeye, Yesu we, kuguhimbaza kukuramya, aho wangu hazantera. Uyu we yarabibonye, aravuga ngo njyewe ndisobanukiwe, nzagumya nkora icyo nagize gute, naremewe. Ubundi iyo niyo mpamvu ya mbere. Aravuga ngo nzaguhimbaza ndetse nkuramye, ngo ariko ikindi kizansunika cyane kugira ngo mbikore, ngo aho wankuye hazagira gute, hazabintera. Nshuti, nta muntu utagira ejo hashize. Buri wese uri hano ufite ejo hashize. Haleluya. Kandi nahakugoye uyu munsi, nahakugoye muri iyi minsi, ndagira ngo nkubwire ngo hazahinduka amateka y'ejo hashize. Haleluya. Nibikugoye uyu munsi, bizahinduka amateka. Rero wahamagariwe ibi bintu, wifata ngo ubyegeke ku wundi, wibifata ngo ubyegeke hari ni ibya mahoro inose, ni ibya hari icyo wahamagariwe. Ufite umuhamagaro wawe wihariye, icyo bita calling, umuhamagaro. Ntarakomeza, reka mbanze mbaho urugero. Nimba hari ikintu narakivuze, ariko reka nisubiremo. Nimba hari ikintu kibabaza umuremyi, ni ukubona icyo yaremye kitarimo gukora ibyo cyagize gute, cyaremewe. Narababwiye ngo ese uramutse ufite imodoka ya Range Rover, cyangwa abantu benshi bazi V8, hari n'izindi zihenze za BMW, za Bugatti, zo ni imodoka zihenze. Noneho imodoka yaguze $120,000, ukaba ufite umukozi mu rugo, wa mukozi ukamuha gutunda ifumbire wenda y'inka cyangwa y'inkoko. Iyi nka imvura yaguye, turi mu cyaro mwese, inka murayizi, ifumbire y'inka, abantu mwatunze ifumbire y'inka imvura yaguye, Yesu ashimwe. Icyo umuntu arimo asa nacyo. Noneho ugasanga wa mukozi wawe, kugira ngo ifumbire igere mu murima vuba, yafashe ya V8 akajya ashyiramo ifumbire, yarangiza agakata kontake agatwara akagezayo, akayikuramo akagaruka agashyiramo indi. Nimugoroba ukaza ugasanga V8 irasa n'ifumbire.
n'igisogoro niko bavuga. Wabigenza ute? Ntago mise ndeba reaction zanyu. Iyo pale talala ko sena, iyo usanze umwana wawe wibyariye yafashe iteremusi mushyiramo icyayi akayishyiramo ibitaka, ubu reba ukuntu uhita umureba. Tekereza ukuntu uhita umureba. Iyo uje ugasanga umwana yashyize isafuriya ku ziko aracanira irangije iraka, murabakubita nyine mubivuge, murabakubita. Noneho reba fale lando, reba wowe uri gukora icyo Imana itakugeneye gukora, uri gukora icyo Imana itakuremeye kugira gute. Imana ireba ite? Wahamagariwe cyangwa waremewe gukorera Imana. Imana, reka ne kwinjira mu busobanuro bwimbitse cyane, ariko nta muntu utazi Imana. Nta muntu utazi Imana. Gusa ndagira ngo nkubwire ngo iyo wahamagariwe gukorera cyangwa gukorana nayo, si umuntu. Imana si iki? Amen. Ayo magambo murayazi ngo Imana si umuntu ngo ibeshe. Ibyo yavuze no kubikora izagira gute? Izabikora. Imana si umuntu ngo yicuze ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza, izabisohoza. Imana ubwo atari umuntu ni iki? Imana ubwo atari umuntu ni iki? Ni Imana. Umuntu akubaje ngo Imana ni iki, wamusubiza iki? Amen. None se ko ahamagariwe gukora cyangwa gukorana, uzakorana n'utazi, uzakorana n'icyo utazi. Niyo mpamvu rero ubu ugiye gusobanukirwa. Imana ni umwuka. Iyo dusomye Yohana ibice 4 umurongo wa 24, ni ijambo abantu twese tuzi. Yohana ibice 4 umurongo wa 24 haravuga ngo, ntabwo ndibwirwe nsoma, ndahaza. Bavuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga, mwumva bantu muri hano, impamvu abantu benshi basenga kandi ugasanga kuko yasenze ariko amasengesho ye ntihagire umusaruro abyara, nuko batari yagasobanukiwe uburyo bw'imisengere cyangwa iyasenga iyo ariyo. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Mwabyumvishe ko Imana ari iki? None wahamagariwe gukorera no gukorana n'umwuka. Haleluya. Ndagira ngo mukurikire. Umwuka. Imana si umuntu, Imana ni umwuka. Wahamagariwe noneho gukorana n'umwuka. Umwuka ubu ngize gutya ngo, umwuka mushya murawubonye? Noneho murebe hano,
umwuka murawubonye? Oya. Ariko ibyo uteruye mugize gute? Niko kuri mwese mwarebaga. Imana nubwo itagaragara kubera ko ari iki? Ari umwuka, ariko ibikorwa byayo bigize bite? Biragaragara. Imana ishimwe. Imana nubwo ari umwuka ntigaragare. Nta muntu wigeze kubona Imana, ntawe. Yesu yigeze kubwira Nikodemu, aramubwira ngo Nikodemu we, ngo ukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Nikodemu azana ibintu byinshi byo kutabyumva, kandi ngo yari umwigisha w'amategeko w'ijambo ry'Imana. Aramubwira ngo icyabyawe ubwa kabiri kiba kimeze nk'umuyaga, ngo umuyaga ubundi iyo uri guhuha ntuwubonesha amaso, nta nubwo uwumva, ahubwo kugira ngo ubone nuko ubona ibyo ugize gute? Uteruye. Uzarebe iyo serwakirije, ujya kumva mu makoma, ukajya kubona ukabona ibyatsi, amashashi, ivumbi, ukabona serwakira ubona ibyo umuyaga uzamuye, ariko ntubona umuyaga. Abawupima sinzi uburyo bawubona. Abawupima ntago nari nagira amahirwe yo gukoresha kiriya cyuma gipima umuyaga, nuza barometre. Ntago nari nayireba barometer ya, ariko sinzi uburyo bawubona. Noneho Imana ni umwuka wahamagariwe, waremewe, you made for, waremewe gukorana n'uwo mwuka. Uruhande rundi hari umwuka wa Satani, na Satani nawe ntabwo hari, bakunda kumushushanya bakerekana ikigabo gifite ibyinyo byiso bitukuye, ibyinyo bishinyitse nk'amajagu, amahembe hano hejuru, ibyara birebire, bakambika igikote cy'umukara ngo ni Satani. No. Oya. None se iyo uri mu rugo ukaba ngo ni Satani wanshutse, wahuye nawe, wamubonye ngo mwene da ngo ni Satani wanshutse, wigeze uhura nawe? Ipalela ndolesa, iyo utari wayishurirwa ko Satani ari umwuka, ngo uyishurirwe ko Imana ari umwuka, ibi bintu bizahora bigucanga. Ntuzamenye imbaraga zaguteye izo arizo, kandi ntuzayishurirwa n'imbaraga zizakurwanirira izo arizo. Imana ni umwuka. Nubwo ari umwuka rero ntuyishidikanyeho. Imana nubwo ari umwuka ntugire gute? Ntuyishidikanyeho. Ntuyishidikanyeho. Umwuka ntugaragara, ariko ibyo uteruye do bigize bite? Biragaragara. Uyu mwuka Imana dusenga itandukanye n'ibigirwamana, itandukanye n'ibindi bintu byose. Reka dusome Abakorinto ba mbere, ubanze wiyumve wowe ari we. Abakorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ibice, Abakorinto ba mbere
Abakorinto ba mbere ibice 12. Abakorinto ba mbere, rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto cyangwa Paulo yandikiye Abakorinto, ibice 12. Duhere ku murongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu. Abakorinto ba mbere ibice 12 duhere ku murongo wa mbere byibura tugeze kuri 7. Aravuze ngo uko impano z'umwuka zitandukanye, bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagane mwayobywaga mukajya kubigirwamana bitabasha kuvuga. Aravuze ngo uko mwabijyanwagaho kose. Nigeze kubabwira ukuntu hari ahantu nagiye kwa bene wacu mu gitondo saa 11 bakazana amasaka ngo ni impekenye. Bari bafite Imana biringiye ko yeza. Ubwo nimba ugiyeyo mu gihe cyo kubiba, ubwo mu gitondo saa 11 ugomba guhekenya iki? Amasaka, kandi ukayahekenyera ku rushyi guri kuyaguha. Ibindi hari n'igihe bigeze kumfata baravuga ngo ugiye gusiga umuti ku masaka inyoni zariye, ariko turagufunga igitambaro mu maso. Ntiaca wewe. Uko mwabijyanwagaho mbivuge se, muri mwe se utaraciriye ku kibabi cy'umuvumo ninde? Abantu mwaciriye ku kibabi cy'umuvumo mugire gutya. None biriya bifite icyo byari bisobanuye. Kwari guterekera kibabi cy'umuvumo, gucira ku ikoma, bakakuragiza imandwa kugira ngo iyo ugiye utagwayo ubanguke. Uko mwabijyanwagaho kose. Dukomeze. Nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni kivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. 4. Icyakora hari impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo kugira gute? Bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bangahe? Muri bose ni zingahe? Nimwe. Uwo murongo mu witondere, niryo zingiro ry'inyigisho. 7. Umuntu, abantu bangahe? Umuntu wese muri iri torero, muri iri teraniro, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bagire bate? Bafashwe. Imana ishimwe, ndafashijwe ku bwawe. Ngaho bwira amahoro akwigane umve ko biravamo. Ashwe. Umuntu wese la kote salakra agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bagire bate? Warahamagawe. Imana ishimwe. Nushaka ujye ukavuga cyane, naragukopeye kanje. Haleluya. Umuntu wese agahabwa, ntabwo yakwa, agira gute? Ahabwa. Hari umukecuru mbonye mu hano, ntabwo muvuga izina, iyo ari mu nama y'akagari
avuza impundu bari kwakira gitifu. Ariko kuki izo mpundu utazivuza mu nzu y'Imana? Ko nazo zadufasha. Umuntu wese, haleluya, ntago ngiye kubarondora, ariko hari umuntu iyo yatangiye kubyina gutya ndafashwa, iyo yatangiye ngo ndafashwa. Ariko iyo ari mu bihe bibi uzabibona se ntabyo wabona. Imana ishimwe. Iyo ari mu bihe bibi ako kantu turakabura. Umuntu wese agahabwa ubu muzi kugira ngo aya materaniro aba ari pose ameze gutya neza nkuko mwicaye. Uzi imirimo yakozwe, uzi imirimo yakozwe. Hari abakorobye urusengero, hari abateguye intebe, hari abensitaye ibyuma, hari abagize amarido neza, hari benshi byinshi. Mbariza umuntu mwicaranye ngo we wakoze iki? Umuntu wese. Ndagira ngo mbabwire ngo niyo ndi kwigisha gutya, niyo ndi kwigisha gutya, hari uba waguze amazi, haleluya, hari uwagize gute, hari reka nyasomeho. Awi, Imana imuhe umugisha. Wahamagariwe gukorera Imana. Amen. Especially muri Assemblies of God hano Gaseke, wahamagariwe gukorera iki? Kandi abajya ahantu hamwe bagira bate? Baramenyana. Naravuga ngo ntibuzibeshye mwishuke ko abantu bose bari mu rusengero cyangwa baje mu rusengero bafite calling imwe, bafite umuhamagaro umwe, bafite icyerekezo kimwe. No. Hari igihe uzavuga intebe avuga ati twagafashije abakene. Ibyo bintu byo kugura intebe mu byihorere. Twagafashije iki? Abakene. Munsi umwe Yuda yarari kumwe na Yesu n'izindi ntumwa. Mugore umwe araza ngo afata amavuta y'igiciro ayasuka ku birenge byandi bya Yesu. Amavuta ahenze, s'il plaît, ahenze, ayasuka ku birenge bya Yesu. Ngo Yuda arangije agira gucye ngo yo mavuta apfuye ikibundi. Asutswe ku birenge byande, ariko si n'ibya Petero, si n'ibya Yohana, si n'ibyande, asutswe ku birenge byande bya Yesu. Yuda arangije ati hey, aya mavuta ntago yakagombye gupfusha ubusa. Ubwo aravuze ngo uwo bayasutseho n'ubundi se biva, yakagurishijwe akagurwamo amafaranga yo kugira gute, yo guha abakene. Yesu aramuhindukira avuga ngo Yuda, wowe uyu mugore uramuterera iki agahinda? Yesu ahita avuga n'ijambo rikomeye ngo rata wowe, iki gikorwa ukoze iteka ryose kizahora kigira gute, kibukwa. Reka nkubwize ukuri, ushobora gukora umurimo w'Imana, abantu, pasitoro, abadiyakoni, urusengero, abo musengana, abo muririmbana, abo mwazanye, bakibagirwa imirimo wagize gute, wakoze. Ariko Imana wakoreye ntabwo izigera igira gute, yibagirwa. Hereza Imana icyubahiro.
Yuda ati yari kugurishwa. Yesu aravuga ngo imutera agahinda, iki gikorwa akoze kizahora kigize gute? N'ubu nimwibuka uwo mugore. Ngo ariko impamvu Yuda yabivuze ngo nuko yari mubi, ngo yashakaga ayo mafaranga kuyashyira mu mwisaho kugira ngo azajya agira gute? Akoramo. Nshuti, mukobwa wowe, wa musore we wahamagariwe gukorera Imana, reka mvuge mu bundi buryo, uri nka Vewiti yagenewe gutwara abaperezida n'abandi bantu bakomeye. Uri nk'iriya modoka, reka ko abantu bagutwaramo ifumbire. Haleluya! Wituma abantu bagutwaramo iki? Ifumbire. Korera Imana yagize gute? Yakuremye, uyihesha agaciro. Twabonye ngo buri wese, ni bangahe? Buri wese, chacun ou chacun ou bien chacune. Igifaransa ntago nkikibuka neza. Buri wese agahabwa ikimwerekanaho uwo mwuka kugira ngo abantu bagire bate? Hari ikintu, muntega amatwi, hari ikintu nigeze gusesengura. Ndeba intambara ziba mu matorero kandi twitwa twese ngo tukorera Imana. Ndeba intambara ziba mu makorari, ndeba intambara ziba mu matsinda runaka. Nuko abantu tudafite mwuka wera. Iyo abadufite mwuka wera, wakamenya impano y'umuntu iyo ari yo. Haleluya! Hari umuntu ufite impano yo kumva ibyo muvuga akabyumva, ariko yarangiza nyuma ati munsubiriremo sinabyumvishe. Wowe na kamera nyinshi ngo ariko nk'uyu iki cyari kiri. Noneho wavuga gutyo agahita ahura n'undi bari bameze kimwe, ngo uriya muntu yaturwanije, bagakora itsinda ryo kugira gute? Cyo kukurwanya nawe. Ubwo umurimo ntubugize gute? Ntubukozwe. Hari umuntu ufite impano yo kubanza kugira ngo ibyo ugiye gukora ubibanze ubimwereke neza, abibone neza, abyitegereze. Yesu ashimwe. Ntago ngiye kumentioninga bamwe, ariko hari nk'uwo twashyize kuri banki, kuri konte y'urusengero. Impamvu nuko nzi neza ko utasohora amafaranga utabanjije gutekereza no kwerekana icyo ugiye kugira gute? Kuyakoresha. Iyo mpano ye turayikunda. Haleluya! Rero wahamagariwe, wowe wahamagariwe gukorera Imana. Twese turabyumvishe ko twahamagawe. Iyo ubwirije umuntu, noneho mu isezerano rishyaho ni ikindi kidasanzwe. Amen. Impamvu mbivuga ubu nuko ibintu byose bibaye nkaho bisubira inyuma. Kwa DJ hano bisubiye inyuma, hariya muri tekinike yo kurikodinga amajwi buriya mashine yose birongeye bisubiye inyuma. Reka nanjye mbanze nduhukeho. Haleluya! Ariko mu isezerano rishya buri muntu wese yahamagariwe gukorera Imana. Abadiyakoni, abinginzi, abanyamasengesho, abaririmbyi, nawe wahamagariwe gukorera
Imana. Niba hari ikintu kinezeza Imana, niba hari ikintu gishimisha Imana, ni ukubona umuntu Imana yaremye arimo arakora ibyo yagize gute, yaremewe. Imana iraryoherwa, wa mugani w'Abarundi, iraryoherwa. Nibyo mama Randiri bavuga gute, iraryoherwa. Imana iraryohe, iranezerwa. Haleluya. Irishimba ibonye nyira runaka, ibonye muka runaka, ibonye uriya mukobwa arimo akora ibyo yagize gute, yaremewe. Imana iranezerwa. Niyo mpamvu ntega amatwi, iyo uri umukozi w'Imana, iyo uri umukozi w'iki, imbaraga zirinda ziguhoraho. Imbaraga zirinda zigira gute, nta murozi, nta mupfumu, nta wakwanga. Imbaraga zirinda. Imana ishimwe. Haleluya. Imbaraga zigize gute, zirinda igikoresho cyayo zihoraho. Igikoresho gifitiye nyiracyo umumaro, ntabwo ari ngombwa gusenga ngo Mana ngo ndinda abagome. No, ni inshingano z'ijuru z'abamarayika kurinda igikoresho cy'Imana. Ntabwo ari ngombwa Mana ndinda abarozi. No, abamarayika bashinzwe kurinda igikoresho cy'Imana barahari. Ndetse haleluya, kubera ko imbaraga zigutera nazo atari imbaraga nk'iz'abantu, ahubwo ari imbaraga z'umwuka. Hari n'igihe yemera abamarayika bakagira bate, bagapfa. Bakagira gute, bagapfa. Kuko yaravuze ngo nzatanga n'ingabo nyinshi zipfe ku bwanyu. Ingabo zo mu ijuru ni abahe? Ni abamarayika. Njye narabibonye njya kuza hano, mumarayika umwe yarapfuye. Hariya hepfo yapfiriye kuri kiriya kizu, hariya hepfo kuri iki kizu cyo kwa Muhamedi. Narabibabwiye, narabibonye, arapfa neza. Ariko ntabwo ngira marayika umwe. Haleluya. Ubu ndacyagoswe n'ingabo nyinshi. Imana ishimwe. Hayiwe, iyo abana bawe wabasengeye ukavuga ngo Mana mbyaye abakozi bawe, mbyaye abacuranzi, mbyaye abanyamasengesho, mbyaye abinjinzi, mbyaye pastoro, mbyaye abadiakoni, mbyaye abanga, aba bana barindirwe icyo bazakora mu gihe kiri imbere. Mama, ubutanze uburinzi buhoraho. Bazabaho, bazakura, bazarama, bazashaka, babyare, nawe iyo utazi icyo wamubyariye umujyana ku mupfumu. Hagati ko kurinda umwana, yo hagati ko kugira gute, hagati ko kurinda abakobwa banjye, ibisambo biri hano hanze, bakamumanukana n'agati. Wagize gute, wamuhaye bakamumanukana mu rutoki. Ubwo ibibera mu rutoki naho ubutaha. Ndabizi neza ko hariho abantu Satani ayobya. Ntago ari kugira ngo mbasetse. Ndabizi ko hari abantu Satani ayobya bakajya gushakisha intsinzi z'abaki, z'abana babo. Ababikoze mugire gutya, umanike ikiganza turebe. Akajya gushaka intsinzi z'abana. Sorry, ndagukomeje. None se ko bagiye kuzishaka banze kumanika, noneho abagiye kuzishakirwa mugire gutya turebe. Bambenge, bambone. Iyo umuntu atazi impamvu yo kubaho kwe, ariko twigarukire
mu gifaransa baravuga ngo retourne hano muto, nibyo retourno hano muto. Sawa, twigarukire ku ntama yacu. Buri wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bagire bati. Dusome hepfo murongo wa 12 muri cya gice cya 12. Nkuko umubiri ari umwe ariko ukagira ingingo zingahe? umubiri w'umuntu n'umwe, ko ime n'umwe ariko ukagira icyo bita plaisir cellule. Umubiri n'umwe ariko ufite ingingo zingahe? Kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twabimbata cyangwa bumudendezo cyangwa, kandi twese twujujwe umwuka umwe. 14. Umubiri si urugingo rumwe ahubwo ni ingingo nyinshi, plaisir nyinshi. Ikirenge cyavuga kiti ko ntari ikiganza sindi uwo ku mubiri. Umva kwivumbura. Ikirenge ikirenge kikavuga ngo rero ubwo ntari ikiganza ngewe sindi uwo kuki? Ubwo se nibyo? Oya, ibyo ntibyatuma kiba kitari cyo ku mubiri. Kandi ugutwi kwavuga kuti ko ntari ijisho sindi uwo ku mubiri. Ibyo ntibyatuma kuba kutari uko ku mubiri. Mbese iyo umubiri wose uba ijisho, kumva kwabaye. Iyo umubiri wose uba iki? Ijisho, kumva byashoboka se? Oya. Noneho urundi rugero. Iyo wose uba kumva kunukirwa kwabaye. Iyo umubiri wose uba ugutwi, amazuru umumaro wayo no kugira gute? No kunukirwa kwabaye. Ariko Imana yashize ingingo mu mubiri izigenera wishatse zose uko zingana. Mbese noneho iyo zose ziba urugingo rumwe umubiri uba warabaye he? Ariko noneho ingingo ni nyinshi naho umubiri ni umwe. Ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ikirenge uti ntacyo mumariye, ahubwo birukundi rwose. Ingingo z'umubiri zizwi ko ari iz'intege nke, hanyuma y'izindi nizo zo kutabura, kandi izo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gike nizo turushaho kwambika icyubahiro. Kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushaho kugira gute? Ibi bintu nuko ntari bubitindaho mbisobanura. Za ngingo muvuga ngo ni iz'icyubahiro gike, iz'icyubahiro nizo Imana yahaye ko zigomba guhabwa iki? Haleluya. Mushyiramo ipantaro mukanazirika kugira ngo ruriya rugingo ruri inyuma hariya hatagira n'ugira gute? N'urubona. Haleluya. Ngo ndetse ngo unabyitegereje neza nizo zifite umumaro kurusha za zindi zigaragara. Ariko buriya ruriya rugingo mvuze inyuma hariya rudahari, ukarya ugashyiramo ibiryo, ntiruze gutanga umwanya
ngo ibyasigaye bimanuke, ubwo byanyura he? Byanyura he? Byakongera bikazamuka hano. Ubwo umuntu yaba akiri umuntu. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ntabwo wigeze wiga teoloji ngo ube pasitoro, ariko Imana irakureba ikabona uri umumaro mu itorero ryayo. Yesu ashimwe. Ntabwo wabaye muze kanisa. Hari abantu bagira ngo Simoni buriya aba yicaye hariya nta kazi arimo, ariko Simoni hari akazi nzi adufasha kanini cyane cyane cyane, afasha umushumba. Hari uburyo aba ari kumfashamo, ndabizi. Nubwo atakwicara hariya, ariko afite umumaro. Haleluya. Ongera umbwire umuntu mwicaranye ngo warahamagawe. Warahamagawe. Mubwire ngo reka gutunda ifumbire. So ntabwo ari gutunda ifumbire, ni ugutundishwa. Ni ugutundishwa, ntabwo ari ugutunda. Amen. Kuko iyo igikoresho kitisobanukiwe, hari uhita agifatira mu cyuho akavuga ngo mbonye icyo gutundisha ifumbire. Haleluya. Mbonye icyo gutundisha iki? Uwo ninde? Satani. Iyo utisobanukiwe ko wahamagawe, iyo utisobanukiwe ko waremewe gukora imirimo y'Imana, Satani yakubonye araguprofita, yaragize akagutundisha iki? Ariko se ubundi warekera? Ikibazo nigishije A y'inyigisho, B yayo sinyivuze. Tuzayivuga ku cyumweru ubwo. Kuko yavugaga ngo wahamagariwe gukorera no gukorana. Ubwo navuze kugira gute? Gukorera, ariko gukorana ntago nari mbivuze. Ngiye gusoreza. Abantu mwari bumenyereye ko mara y'inyigisho yose ubu ndi kumva byanze. Yesu ashimwe. Sinshaka gukora ibyo nge nifuza, Mwami nkoresha icyo wampamagariye. Sinshaka ko njyewe nifuza kuba, Mwami mpindura uwo wampamagariye. Ukora umukoro utari uwanjye, ntabwo nugutsindwa. Hoya nkoresha icyo wampamagariye. Gukora umukoro utari uwanjye, ntabwo nugutsindwa. Hoya nkoresha icyo gukora umukoro utari uwanjye, ntabyo nugutsindwa. Gukora umukoro utari uwanjye, ntabyo nugutsindwa.
nkoresha nkoresha icyo wampamagariye haguruka duse bintu bintu wowe wampamagariye nkore nkore mwami nkore